Meze mute inshuti zanjye, muraho murakomeye, amakuru yanyu turaho, natwe turakomeye, turakeka mwe mumeze neza namwe. Uyu munsi rero nifuze ko tuganira ku mateka ya Dawidi nk'uko mumubona, mu mateka ya Dawidi ariko akiri mutoya. Iki ni igice cya mbere, tuzavugana ku mateka ya Dawidi igihe yabaye umwami, mu gihe cye cy'ubwami. Ariko uyu munsi nifuje ko tuvuga ibintu byaranze ubuzima bwa Dawidi kuva mu myaka ye mitoya kugeza nibura mu myaka 18, 19 gutyo. Dawidi rero amateka avuga ko yari umwana wa Yesayi, ntago babasha kuvuga mama we, n'ibitabo byinshi ntago bibasha kuvuga amazina ya mama we, ntago amazina yigeze avugwa. Uyu Dawidi rero yari yaravutse mu bana 8, yari umuhererezi mu bana 8, yari afite bakuru be bamurutaga. Dawidi rero amaze kuba umwana mutoya w'imyaka, amaze guca akenge mo gake, bamwohereje mu ishyamba ajya kuragira intama. Nk'uko mubibona hano afite intama, yari umushumba. Hari ubuzima rero bwaranze Dawidi cyane. Dawidi hari abavandimwe bavuga yari afite umuvandimwe mukuru witwaga Eliyabu, akagira uwitwaga Abinadabu, akagira n'uwitwaga Shamu. Abo nibo batatu ba mbere bavuga, ariko ibitabo byerekana n'andi mazina gusa, ibitabo by'icyongereza ntabwo mbasha kuyasoma neza, ariko hari ibitabo bivuga andi mazina ya Dawidi, nuko aba ari mu cyongereza wenda ntubasha kuyasoma neza. Imana rero yirase Dawidi cyane, kandi Imana yabanye na Dawidi igihe yari umushumba, igihe yari ari mu ishyamba, kuko Dawidi hari ahantu henshi avuga ngo ubwo data na mama nubwo bandeka, ariko Imana yo izagira gute, izandarura. Ntago rero Bibiliya ivuga amateka ya mama w'uyu musore witwa Dawidi, ntago ibasha kutubwira, ntago itubwira neza impamvu bari baramwohereje mu ishyamba kandi yari we mwana mutoya, kandi akenshi tuzi ko abana b'abahererezi bakundwa cyane. Mpamvu nifuje ko tuganira ku mateka y'uyu Dawidi, nuko uyu Dawidi namukunze cyane. Dawidi ari mu bantu nkunda bo muri Bibiliya, mu mateka yabo, mu mateka ubuzima bwabo bwabaranze, ari mu bantu nkunda kugira icyitegererezo cyane. Dawidi rero yari umucuranzi uzi cyane gucuranga w'umuhanga, kuko bajya no kumuzana ngo bamuzanire Sawuli, baramubwiye bati hari umuhungu w'umucuranzi kandi w'umuhanga cyane. Ikindi Dawidi yari mwiza. Bibiliya ivuga ko yari umuhungu ufite uburanga, w'inzobe cyane, mwiza, yari afite uburanga bugaragara. Ikindi Bibiliya ivuga ko Dawidi yizeraga Imana cyane. Dawidi yakundaga kwizera Imana. Dawidi yagiraga ikinyabupfura, kuko baravuze ati ni umuhanga mu byo akora kandi aritonda cyane. Dawidi n'Imana ubwayo yaramwirase, avuga ngo niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko njyewe nshaka. Yabwiye Samweli, aramubwira ati genda ujye mu bahungu ba Yesayi, kuko niboneyeyo umuhungu umeze nk'uko nshaka kandi azakora ibyo nshaka byose. Dawidi rero ikindi yarindwanye, mutekereze umuntu ubwe yarivugiye ngo iyo idubu cyangwa intare iza gufata umwana w'intama, ndayireka ikamanza ikawufata ikawutamira, nangiza nkayifata nkayishwanyaguza. Tekereza umuntu ushwanyaguza idubu n'intare, kandi abenshi twebwe unayibonye yanapfuye kugira ngo uzayegere byakugora. Dawidi rero mu buzima bwe bwa buri munsi yari umuntu w'indwanyi, yari umuramyi, yakundaga kuririmba. Mwabonye ko hari na zaburi nyinshi Dawidi yahimbye zerekana ko rwose Dawidi yari umuntu ukunda kuririmba, ukunda kuramya Imana, ukunda w'umuhanzi mbese. Yego, zaburi nyinshi murabizi ko Dawidi 73% ari iza Dawidi.
ikindi yagiraga kumvira, gusa yari n'umunyamibabaro kuko yiberaga mu ishyamba. Urumva umuntu wabaga mu ishyamba avuga ati data na mama n'abavandimwe bose barampanye, yari umuntu cyane cyane wagizaga gute, yari umuntu wacaga bugufi cyane kandi w'umunyamibabaro. Yari umunyamibabaro ariko mu by'ukuri ibintu byose yabikoraga neza kuko intama yaragiye nta n'imwe yigeze irigiswa, nta n'imwe yigeze ipfa, nta n'imwe bigeze biba. Mva ku manywa na nijoro yabaga ari kumwe n'intama kandi akazirinda ibirura, ibyonnyi. Dawidi rero hari ibintu byinshi twamwigiraho. Dawidi twamwigiraho guca bugufi, Dawidi twamwigiraho kugira umwete, Dawidi twamwigiraho kubaha Imana mu busore bwe. Dawidi hari ibintu byinshi twamwigiraho. Ubwo Sawuli yasuzuguraga Imana, Sawuli murabizi ko yari umwami wa mbere wa Isiraheli, niwe wabaye umwami wa mbere wa Isiraheli. Ubwo Abayisiraheli bari bamaze kwanga ko Samweli abategeka, arangije bavuga ati natwe turashaka gusa n'ayandi mahanga, natwe turakeneye umwami. Imana ibaha Sawuli. Imana yabahaye Sawuli. Sawuli yari umuntu ufite ikirere, ari umuntu muremure, umeze nk'uko abana b'abantu nyine bashakaga, udasuzuguritse mu maso y'abantu. Murabizi abantu benshi, abantu inshuro nyinshi bareba ibigaragara, bareba igihagarara. Ariko Sawuli agiye ku ngoma yakoze ibintu byangwa n'Imana. Imana irababara, yicuza ikintu cyatumye irema Sawuli. Yaravuze iti nicujije icyatumye nimika Sawuli akaba umwami wanjye, akaba umwami, akayobora ubwoko bwanjye, kuko yansuzugura. Ko ubwo yari yamutumye kurimbura abameleki, yaragiye yitoranyiriza ngo amashashi meza, intama nziza, inka nziza, ndetse n'umwami ntiyamwica. Kandi yari yamubwiye ati ugende urimbure, ari impinja, ari abonka, ari buri kimwe, amatungo, ari n'imbeba yo mu nzu, ibintu byose yari yamutumye kubyica. Sawuli ntabwo yabikoze nk'uko Imana yabishakaga. Nuko Imana irababara cyane, ibwira Samweli, iramubwira iti nabonye umwami kandi namwiboneye mu Bisiraheli, azakora nk'ibyo ngewe nshaka, kandi uwo muntu afite umutima umeze nk'uko ngewe nshaka. Nuko irangije ibwira Samweli, Imana iramubwira iti genda ujye kwa Yesayi, hafite abahungu, hanyuma usuke amavuta ku wo nzakwereka. Samweli rero agezeyo yabwiye Yesayi, aramubwira ati tegura abahungu bawe mwiyeze kuko tuje gutamba ibitambo. Bariyeza bamera neza. Azanye umuhungu wa mbere Imana ntabwo ireba nk'uko abantu twebwe tureba. Twebwe abantu tureba ibintu bigaragara. Azanye umuhungu wa mbere, Samweli nawe ubwe yashatse kuvangirwa, aravuga ati uyu muhungu rwose niwe Imana ishima, ndabona ari mwiza. Nyamara Imana ihita imubwira amagambo akomeye cyane, amubwira iti Samweli, Samweli, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Imana yarebye mu mutima wa Eliyabu, irangije iravuga iti uyu mutima ntabwo umeze nk'uko ngewe nshaka. Ireba mu mutima w'ukurikiyeho, Aminadabu, nawo irawugaya. Ireba mu mutima wa Shamu, nawo irawugaya. Irangije ireba n'abandi basigaye bose, iravuga iti oya, muri aba bahungu bose uzanye bafite ibirere, muri aba bahungu bose uzanye bafite ibihagararo, bambaye neza, bameze neza, bize, nta n'umwe ufite umutima umeze nk'uko ngewe Uwiteka nshaka. Nuko Samweli arangije abaza Yesayi ati ese nta wundi mwana usigaye? Imana yari yatoranyije Dawidi aba ari we bazana. Rero ikintu dukwiye kwigira kuri Dawidi ni ukugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka, tugakora ibyo Imana ishaka, kandi tukumvira Imana, ndetse tukagira ishyaka mu murimo w'Imana. Imana rero ikomeze ibagirire neza, kandi Imana ikomeze
kubeza. Imana ikomeze kubafasha, Imana ikomeze kubashoboza mu byo mukora byose. Turacyari kumwe rero, ni kuri Ayidarike TV show. Ukande subscribe, ukande like, ukande woherereza abantu bawe, kandi turacyari kumwe, tuzakomeza kubana. Mukomeze kugira umwaka mushya muhire wa 2025.